ku bantu barota ibintu bibirukanse yenda nk'inka cyangwa n'ibindi inka ibisimba abantu igitero cy'abantu. Urakoze cyane. Rero ku bantu murota nk'inka yenda abarizo duheraho nk'inka iri kubirukankana ukabona inka irakuvudukanye ukabona iri kugushakisha kukwica ugayikwepa bikanga cyangwa ukagira ukabona urayicitse. Tugiye kugusobanurira aho ngaho wowe dukurikiye nawe nk'umunyamakuru mbaza ndagira ngo utege amatwi niba hari n'abantu bakuzengereje bakubaza iby'inzozi ujye ubabwira ati mushire impumu hari abantu Imana yigishije hari Imana yatoje ikagenda ibabwira ikintu cyo gisobanuye. Rero izi nka iyo ziri kwica ya bimwe cyangwa nyinshi ujye ubanza ubyumve mu buryo bubiri. Uburyo bungahe? Bubiri gusa. Hari nk'isobanura ikigeragezo hakaba n'inkisobanura isezerano n'imigisha. Ese warubizi? Ubwo buryo bubiri rero nibwo inka isobanuramo ngiye kubasobanura neza dota y'akantu ku kandi. Tugiye guhera ku nka ushobora kurota isobanura ikigeragezo iyo ariyo n'uburyo kizazamo n'ibimenyetso byayo. Icya mbere inka isobanura ikigeragezo nurota ukabona inka iraje. Kambasuze kandi mbifurize kugubwa neza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano ku murongo wa televiziyo. Ni Jack Promo nk'ibisanzwe imbere yacu tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana udasanzwe. Imana yakoreye ibintu by'amateka bikomeye bya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo no ku isi nta wundi muntu Imana irakorana nawe nkuko iri gukorana muri ubu buryo cyangwa se nkuko yakoranye nawe. Burya ba Eliya Imana yabakoresheje kwabo, ba Enoki bakoresha kwabo, ba Elisi bakoresha kwabo, ubu nawe Imana hari uburyo iri kumukoresha ukwiwe. Ikintu mbabwira cya mbere nuko yakoze ubukwe mu kwezi kumwe, abonye umugeni mu kwezi kumwe, abengutse umukobwa mu kwezi kumwe, uko kwezi akanamurongora akamushyira mu rugo, ubu ni papa w'abana. Rero ngira ngo twamwakira tudatinze. Muraho neza? Yego turi amahoro. Amakuru ni meza kubera Imana. Komeza wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Ubusanzwe ntago banyita ahubwo nitwa Habineza Aniseti kuko hari abantu usanga bava ngo banyita oya baba bikosheje. Ntago rero ngiye banyita ahubwo nitwa Habineza Aniseti. Ndi umuvuga butumwa nkaba umuntu yenda data yahaye ibibitsanyo byayo mu gihe kidasanzwe n'igisanzwe. Yego. Hari watangiye guhanura ufite imyaka ingahe? Ntabwo ari nge wahanuraga ahubwo niri muri nge yatangiye kunkoresha mfite imyaka 4. Ufite imyaka 4? Yego. Wari ufite impano z'ubuhanuzi? Data yari yazisetinze muri nge usibye n'ibyo gusa nizo kurotora inzozi ikajya imbwira ikintu cyose cyo gisobanuye. Keza niba ari byo ufite nawe nagusobanurira. Bitatu bikomeye wahanuye ufite uri muri icyo kigero muri iyo range yo myaka. Ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nuko umudamu yambyariye mu ntoki. Ufite imyaka 4, 6 niho yambyariye mu ntoki. Natangiye kubibwirwa mfite imyaka 4, 6 niho Imana atangiye kunkoresha neza bikomeye. Umudamu wa mbere ambyarira mu ntoki. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri nuko yakoze ibintu bikomeye incisha muri training y'ikigeragezo bita inzara. Iryo niryo shuri nize ryatumye nkuramwe ibi byose. Inzara yakuriye iminsi ngaho utararya? Vuga ati imyaka ahubwo naho iminsi. Ndabara kwa kundi ufata igihe umeze nkuri mu masengesho y'inzara. Niye minsi wamaze utarya? Iyo minsi rero mbaza. Ngiye kukubwira ngo niyi kandi itarigeze ihagarara. Naba mbeshya ahubwo vuga ngo habaye imyaka nakomerejeho. Umva ngewe ikibazo ndi kukubaza ntabwo uri kucyumva. Hari ukuntu inzara ikurya ugahera ku wa mbere nta kintu nta n'ibyiringiro ukageza nko ku wa 5 nta kintu urarya. Wowe inzara yakuriye iminsi ni iminsi 3. Iminsi 3? Kwirengeje urapfa. Wamaze iminsi 3 nta kintu urarya uri umwana nta kintu urarya nta n'icyo urarya. Uko niko bimeze. Ufite imyaka ingahe? 4 ngira 6 itangira kunkoresha bikomeye. Ufite imyaka 4 n'inzara yakuriye gutyo. Niki cyaguteraga kuribwa n'inzara? Nta kindi usibye Imana yabikoraga nta kindi. Wari ufite ababyeyi? Oya ntabo. Wari imfubyi? Imfubyi yirera. Okay. None icya gatatu rero cyabayeho. Nuko Imana yankubye mba mu ishyamba imyaka 15. Hagiye hano nzira. Ubu uri inyeshyamba? Usibye no kuba inyeshyamba ndi inyeshyamba y'Uwiteka ariko atari iyo bisi.
murumva rero umuntu twakiriye yabaye inyeshyamba imyaka 15 ariko inyeshyamba y'umunyamasengesho ni wa muntu wabaye mu ishyamba nta hantu agira ho kurara, aba mu ishyamba asengera abantu, aba mu ishyamba akora umurimo w'Imana. Uyu munsi rero turahari kugira ngo tugaruke noneho tuganire nawe muri iki gihe cya none. Ubukwe bwagenze ute? Ubukwe bwagenze neza, ni igitangaza kidasanzwe. Ugiye no kwisoko bw'Irwahishu kandikamo isoko bw'Irwahishu wabona ibitangaza bidasanzwe, n'ahandi muzajya mubibona ngo kuri emera ukuri cyangwa se kubaho niyo. Ni ibitangaza byabaye bidasanzwe, nongere ngo bidasanzwe, abihera ijisho bo bazajya babibona. Ubwo kubivuga nje ntago nabishobora. Ubu rero tugiye gusobanura inzozi. Nta kibazo. Witeguye ute gusobanura abanyarwanda inzozi? Umva, sinjye usobanura da, turi muri njye ubinshoboza. Ntago abihenguzwa, arakubwira ujye ubaza icyo wumva ushaka, maze nkubwire Imana, nkubwire ikintu cyose icyo gisobanuye mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Umva, uyu munsi wa none umuntu wararaga akubitwa mu nzozi, buri munsi akarota akubitwa. Ubu rero ugiye kumusobanurira icyo bishatse kuvuga. Ukubitwa mu nzozi ngira ngo bishaka kuba bifite ibyiciro bigira kuri bitatu. Hari gukubitwa n'abazimu, hari gukubitwa na marayika, hari no guhanwa. Ibyo bintu bitatu ndagira ngo ubisobanure mu buryo bwimbitse. Ngerageje kubivuga nkanjye imagine yanjye, ariko ntabwo mfite experience nk'iyo ufite mu gusobanura inzozi. Urakoze cyane, uvuze neza kandi ubajije neza. Ariko hari icyo nshaka kukongereraho. Icyambere kuba dukurikiye mwese, ndagira ngo mbanze mbasobanurire. Hari ukuba ushobora gukubitwa hakoreshejwe inkoni isanzwe, intoya cyangwa se inini. Izo nkoni ziba zitandukanye mu busobanuro. Ngiye kubasobanura rero, n'ibyo mbaje ndahita ngusobanura nkomerezeho. Icyambere hari ukuba ufite inkoni nini, ukabona nk'umuntu w'umugabo mu nzozi araje aragukubisa afite ikibando kinini, nk'urugero n'inkoni nini, akayigukubita. Aho yayigukubita hose ntacyo bivuze, ariko ya nkoni ibisobanura ibintu bigera muri bingahe. Icyambere ibisobanura igihano cy'Imana iri kuza kuguhana bitewe n'ikosa wayikoreye. Inkono ubwayo nyirizina ikabisobanura ubutware bw'ijambo. Ikibando, inkoni mu buryo bw'umwuka wera isobanura ubutware bw'ijambo. Noneho iyo ifitwe n'umugabo akaba ari kugukubita mu nzozi, biba bisobanura ko ari marayika uvuye ku Mana. Uwo mugabo waba umuzi waba utamuzi, abashushanya akanasobanura marayika w'Uwiteka uvuye ku Mana. Imana iri kukwera ko hari igihano burimo. Naho iyo ari inkoni ntoya, bisobanura ko ari akanyafu Imana ibigiye kugucishaho bitewe nuko witwaye nabi. Imana ikaba igiye kuguhana cyangwa se iri kuguhana mu buryo bwa training y'ikigeragezo uba uri gucamo, ugahanirwa mwaho. Noneho mbaza ngo ese abaye ari umugore cyangwa igitsina gore kifite iyo nkoni, bisobanuye iki? Tuba tugira ngo abantu bajye basobanukirwa mu buryo bwose neza, kuko dusobanura akantu ku kandi, ariko kugira ngo urujijo ruveho. Iyo rero ari umudamu uyifite iyo nkoni akaba yambaye neza, ntago washushanya marayika w'Uwiteka, birahinduka. Abashushanya kandi akanasobanura itorero rya Kristo rivuye ku bumana buzima buje guhana wa muntu. Kuko umudamu iyo yambaye neza asa neza ashushanya agasobanura itorero rya Kristo. Iyo yambaye nabi bisobanura ko ari Satani uri kwiyoberanya ashaka kwihindura itorero rya Kristo kandi atari ryo. Kuko ya myambaro, umwambaro ubwawo ubusobanura agakiza. Noneho ukongera ugasobanura amasezerano n'imigisha. Iyo rero wanduye, agakiza ke kaba karangiritse. Ikindi wenda ngira ngo tugarukiye ngaho ku bantu barota ibintu bibirukansa, yenda nk'inka cyangwa n'ibindi inka, ibisimba, abantu, igitero cy'abantu. Urakoze cyane. Rero ku bantu murota nk'inka, yenda abarizo duheraho, nk'inka iri kubirukankana, ukabona inka irakuvudukanye, ukabona iri kugushakisha kukwica, ukayikwepa bikanga, cyangwa ukagira ukabona urayicitse. Tugiye kugusobanurira aho ngaho. Wowe dukurikiye nawe nk'umunyamakuru mbaza, ndagira ngo utege amatwi. Niba hari n'abantu bakuzengereje bakubaza iby'inzozi, ujye ubabwira ati mushire impumu, hari abantu Imana yigishije, hari abo Imana yatoje ikagenda ibabwira ikintu gisobanuye. Rero izi nka iyo ziri kwica yaba imwe cyangwa nyinshi, ujye ubanza ubyumve mu buryo bubiri.
uburyo bungahe? Bubiri gusa. Hari nk'isobanura ikigeragezo, hakaba nk'isobanura isezerano n'imigisha. Ese wari ubizi? Ubwo buryo bubiri rero nibwo inka isobanuramo. Ngiye kubasobanura neza dota akantu ku kandi. Tugiye guhera ku nka ushobora kurota isobanura ikigeragezo iyo ariyo n'uburyo kizazamo n'ibimenyetso byayo. Icya mbere, inka isobanura ikigeragezo, nurota ukabona inka iraje, ukabona irimo ishaka kukwica, ukabona irimo ikurwanya, ikimenyetso kimwe ni ukukwica, kabiri ni ukukurwanya, gatatu ni ukukwirukaho iguhomera. Babyitaga guhomera, ikwirukaho igupenekaho mpaka ugasimbuka imiringoti, imigende, imisozi, imikoki hose. Ariko ukabona ya nka iraguhomereye mpaka, kandi ikindi ukabona ifite iki? Amahembe, iteze amahembe. Irakureba ijisho ribi. Uko yaba imeze kose, iyo nka ibisobanura ikigeragezo uba uri gucamo cyangwa ugiye kugicamo cyangwa ukaba ukirimo. Yego, niyo nk'isobanura ikigeragezo. Nuyibona, ikindi kimenyetso kizabikubwira, uzaba ufite ubwoba muri ushaka gucika, ubona ko byanze. Ariko nuramuka uyicitse, Imana izikwereka ko izagushyiraho uburinzi buzagutambutsa muri icyo kigeragezo ikakikurenza. Iyo ubonye ikwishe rero, biba bisobanura ko icyo kigeragezo kizakugiraho ingaruka zikomeye. Umuti wabyo sinzi niba wakemera ko nawutanga. Utange. Umuti wa mbere nuwo iyo ubonye iyo nk'imeze gutyo ukayibona mu nzozi. Umuti wa mbere, ntabwo ujya mu bagorozi, ntujya mu bashakashatsi, ntujya mu bapfumu ngo ujye gupfumaguza, oya, ahubwo usasa akarago, ukegera Imana, ugapfukama, ugahendahenda Imana. Icyo bita kuyitereta, icyo bita kuyitereta, kuko yemera guhendahendwa. Si maraya, ariko irahendwa kandi igateretwa. Kuyitereta ni ukuyiguyaguya, ukayigusha neza, ukayibwira mubyeyi mwiza, Mana rwose nkiza iki kigeragezo gikomeye. Ujye uhita usenga ukuzaho, usaba Imana kugira ngo ikurenze icyo gikombe k'ikigeragezo. Nicyo inka isobanura. Dukomeze tugana ku musozi. Ariko ntabwo ndasobanura inka izisobanura amasezerano. Ntagera kuzisobanura amasezerano. Inka rero isobanura amasezerano n'ibimenyetso byayo bizajya bikwereka. Icya mbere, inka isobanura isezerano, uzayirota mu nzozi ubona ari inka, yaba inyana cyangwa se akaba ari ibuguma, ariko ukabona iritonze, ntiyicana. Iyo yitonda, kabiri ntiyicana, gatatu ikaba ikamwa cyangwa se ihaka, icyo gihe ukabona ni inka itaguteye iki? Ubwoba. Iyo ni inka isobanura amasezerano ndetse n'iki? N'imigisha. Icya mbere ntikwica, kabiri ntikurwanya, gatatu ntigutera ubwoba, icya kane iza mu buryo bw'uko ishobora kuba ihaka cyangwa se idahaka, cyangwa uko yaba imeze kose, yaba inyana cyangwa se ibuguma, uko yaba imeze kose, ariko itakurwanya. Ibisobanura ko ari inka ari amasezerano n'imigisha Imana iba igiye kuguha, uba ugiye kwakira cyangwa se ukaba waramaze no kubisorezwa cyangwa ukaba ugiye kubihabwa. Nicyo bisobanura.